iwacu hari heza, hari abeza barashira iyo ntege. Watangira twibwira? Nitwa Rwakayigamba Ferdinand, nkaba uyu munsi mfite imyaka 61, ariko muri 94 nari mfite imyaka 36, nari nubatse mfite umugore n'abana batatu. Tugeze hano muri Nyarubuye kandi turabona utuye uri umwe mu bahoze bahatuye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 muri Mata, nabwo wari utuye hano. Watubwira urugendo rwo kurokoka kwawe n'abandi mwaba mwari kumwe uko byagenze, duha amateka ya Jenoside hano muri Nyarubuye, dore ko hafite umwihariko waho. Murakoze cyane, nkuko nemaze kubibwira, kuko nibyo narokokeye hano i Nyarubuye. Amateka rero ya Jenoside ya hano i Nyarubuye ndayazi neza, kuko nanjye ndi umwe muri bo mu bayikorewe. Nkuko rero warubimbajije, mu 1994 Jenoside yarabaye kimwe n'ahandi hose mu gihugu, ariko hano i Nyarubuye uko yatangiye cyane dutangira kumenya ko ari Jenoside igiye kuba. Reka yenda nsubira inyuma gato, mbere ku bwabyo Kayibanda nibwo natangiye ishuri ryo kwiga muri primaire. Byagaragariraga cyane mwihezwa ry'uburezi. Urebye niho Jenoside yateguriwe, nubwo tutashoboye kuyimenya, ariko aho twageraga mu ishuri hakabaho isomo ryo kumenya Abahutu n'Abatutsi bari kwiga muri iryo shuri. Igihe cyagera bagahagurutsa Abatutsi ni bangahe, tugahaguruka bakatubara, Abahutu ni bangahe bagahaguruka bakababara. Ibyo rero urumva ko nibyo byahemberaga. Twarigaga, yenda nkanjye ku giti cyanjye nari umuhanga, ntabwo nigeze ndenga umwanya wa 5 kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 6. Dukora ikizamini cya leta nk'abandi, ariko ka kantu twagiraga ifishi iyo twuzuzaga tugiye gukora ikizamini cya leta yanditseho Umuhutu, Umutwa, Umututsi. Icyo gihe rero mu gukosora bahitaga bagaragara Umututsi agaragara n'Umuhutu akagaragara. Ntabwo twashoboye gutsinda, nako twaratsinze ariko ntitwashoboye kubona aho kwiga. Murumva ko icyo gihe rero iyo Jenoside nibwo yatangiye, ko batangiye gutwica mu bwonko. Reka rero muri za 64 hano Abatutsi barishwe, hishwe abarimu babiri, hicwa n'umuganga, hicwa n'undi muturage. Numva ko Jenoside ya Nyarubuye yakozwe kuva kera. Hanyuma tugiye muri 94 aho indege ya Habyarimana yari imaze kuraswa, ni itangazo rirasohoka rivuga ko umunyarwanda wese ahari agomba kuguma ahari, akaguma mu rugo. Twarahagumye koko, ariko bimaze kugera bwari ku itariki ya 7, bigeze mu matariki 10 nibwo twagiye tubona atangiye kuza impunzi ziza kuri paruwase ya Nyarubuye, hano paruwase Gatolika. Tujye mu misa, dusanga abantu Abatutsi barahari, tugera tuganira nabo, batubwira iwacu Abatutsi batangiye kubica. Twe tubibona ko ari bisanzwe. Nuko bigeze mu itariki 12 impunzi ziba nyinshi cyane, ku buryo twajyaga kubasura umunsi ku munsi, tureba uko bameze, tuganira nabo, tumenya amakuru ku baje bashya. Noneho nibwo habaye ibarura rikozwe na konseye wa segiteri Nyarubuye, yitwa Karamagezayi. Natwe twese turamufasha, tuzi ko kuko ibiryo abapadiri batangaga bya Caritas byari bimaze kurangira. None twumva ko avuga ko agiye kubasabira ibiryo kwa burugumesitiri kuri komine ya Rusumo. Yaragiye koko barabarura Abatutsi, dusanga amaze kugira impunzi zigera ku 35,000 birengaho. Noneho ajyana raporo kwa burugumesitiri, ariko avuyeyo nta kintu yatubwiye, kuko yaje abona ko ibyo byose bamaze kumvikana bizakorwa n'imibare hari bamaze kumenya ari byo.
ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 1994 nibwo igitero cya mbere cyatugezeho giturutse ahantu bita Irukira, baza birukana abatutsi barukira bari hano hafi aho bita za Mushikiri, Butezi bari gutwika amazu. Noneho natwe tumanuka twiruka, bamanukaga bavuza induru, natwe tumanuka twiruka tujya kubatabara abo batutsi. Duhura nabo ariko za ntera hamwe zibona uko tungana, twari benshi cyane, twari benshi hano Nyarubuye, ari impunzi, ari abatutsi b'Abanyarubuye ndetse n'abahutu b'Abanyarubuye. Ntabwo byari biri bwagaragare cyane ku buryo batangira kwica. Twaratabaye dushobora kwakira abatutsi bari baturutse Mushikiri na Butezi. Kuko uwo munsi barebye uko tungana baratinye, izo ntera hamwe zaratinye zisubirayo. Burira nyine bakomeje kudutuka, ariko hari igishanga kiri hakurya hariya bagomeje kudutuka, ariko ntibashobora kwambuka kugira ngo batugereho. Bukeye rero ku itariki ya 14 bahinduye position, aho bazanywe noneho barahindura baturuka ahantu bita Nyabimuri hagana mu Birembo. Hano niho baturutse. Hari umututsi wari uhatuye w'umukecuru witwa Ntibiri, wari umugore wa Rukarangira, mu karere Rukarangira yari shefu, nawe bamwishe muri 1962. Noneho bahageze kuri uwo muryango yari Ntibiri na Gerard umuhungu we na Ruhongeka, yari afite umuryango w'abantu 4, bose barahatwika. Ko icyo gihe umuntu yabaga afite inzu y'ibati ariko afite n'iyibyatsi, iyo yari yabanza guturamo akabona kubaka ibati. Izo nzu barazitwika hari mu saa 11 z'ijoro za mu gitondo. Nako ubwo natwe ubwo twari twaraye tutaraye, ubwo twakoze iki? Impunzi zari Nyarubuye, abatutsi b'Anyarubuye n'abahutu b'Anyarubuye, twese twaratabaye. Tutabara dufite ibyangombwa intwaro zisanzwe za gakondo, imiheto, amacumu, n'imyambi by'umuntu yari afite byose, icyo yatabaranye. Turagenda tuhageze Nyabimuri, duhita dukubita duhura n'intera hamwe, dusanga dufite imbaraga ariko zikomeye cyane. Turabafata abambere tubafashe, bati ntabwo ari twebwe, ninde ubayoboye? Bati ni Gisagara François na Hakizamungu Antoine. Gisagara François yari perezida wa MDR Parimehutu, Hakizamungu Antoine yari perezida wa CDR Bikirana Rusumo. Tunyuramo aho twari tubafatiye hari nk'ibirometero 3, tunyuramo turagenda turabafata, turababoha. Tumaze kubaboha turabazana tubageza hano mu centre ya Nyarutunga, dushaka ubuyobozi bw'ubwo icyo gihe na conseil twari turi kumwe. Noneho dushaka uburyo abayobozi badutabara kugira ngo barebe abo bantu icyo badushakaho. Noneho tubafashe, abasigaye bari benshi cyane, bamwe bagenda biruka, noneho bajya kutabaza abajandarume aho bari ku Murindi wa Nasho. Murindi wa Nasho ni hano hafi, hari muri commune Rukira, niho position y'abajandarume yari iri. None bajya kubwira abajandarume ko abari babayoboye tubafasha. Ubwo rero abajandarume bahise bafata imodoka baraza. Bahageze natwe tubabonye tubona ko tugize amahirwe, ubuyobozi bahageze, bashinzwe umutekano bahageze, tugiye kubereka ibyo izo ntera hamwe ziri kudukorera. Nibwo batugezeho, barabajandarume bagera kuri 12 batugezeho, twese mbese tubona ko ari nk'ihumure baje gutanga. Mwese batubwira twese mwicare, ariko bamwe mu mpunzi bakomeza kwikomeza aho bagenda, abandi turicara, n'abahutu n'abatutsi nyine tugiteranye. Tumaze kwicara aho ngaho ku isoko ya Nyarutunga, aho twari twashyize Gisagara na Hakizamungu bari bayoboye ibitero by'intera hamwe. Noneho tumaze kwicara baratubwira bati rero abantu n'abahutu n'abatutsi bari kumwe. Ubwo witwa Munyaneza Janvier niwe wavuye ko n'abatutsi n'abahutu bose bavanze. Rero yari yahoze ari umusirikare kwa Habyarimana. Noneho abajandarume icyo bavuze ko abatutsi bamwe bicaye, abahutu bahagurukiye, ko ivangura riba riratangiye. Abahutu barahaguruka, ndetse n'umututsi bashaka kwibeshya, bashaka
kugenda muri abo bahutu kugira ngo wenda abone uko yabacika, agahaguruka witwa Hakizamungu Antoine w'interahamwe yahitaga amubwira ati wowe ugiye kuba umuhutu uyu munsi, ubundi wari umututsi, akamusubiza hasi akicara, kuko aho bari baboheye bari bamaze kubabohora, twari twaboshye. Noneho barangiye abahutu bamaze kuvamo nibwo bavuga ngo aba bantu bafite imbunda, bafite amagerenade, kuko baratubwira ngo ntidukuremo imyenda yo hejuru, amakoti n'amashati, barebe ko nta mbunda dufitemo. Rero intwaro bari bamaze kutwereka aho tuzishyira, izo twari dufite twese, abahutu n'abatutsi twese twari twazirunze hamwe. Noneho tumaze kwiyambura nibwo babajije batari ku bundi bari abantu babashywe nande, bavuga Gisagara na Hakizamungu Antoine. Uwitwa Hakizamungu Antoine niwe wavuze ngo uwamuboshye yerekana uwitwa Vicente, Hakizamungu Vicente umututsi wari wamuboshye. Nibwo babwiraga rero abahutu bati namwe ngo nahagarare hariya, babwira abahutu bati rero mufate ziriya ntwaro bari bafite, twari dufite twebwe. Intwaro b'abahutu barazifata kuko harimo n'izabo, buri wese yafataga imubangukiye, bahita bafasha b'abajandarume kutugotera aho ngaho. Nibwo noneho umujandarume yavuye ati ngiye kubereka urugero icyo muri bukore, ahita arasa Hakizamungu Vicente w'umututsi, aramurasa yikubita hasi barapfuye. Umujandarume wari ugiye gusaka mu mazu, hari amazu y'ubucuruzi, abazanye akenda ka gisirikare kandi k'imvura, ako ubu bita iponjo k'imvura, kari kambawe agakuye kwa Bahutu, umuhungu we witwaga Rwangira wari umusirikare w'umututsi, ariko baza kumwirukana nyine kubera ko yari umututsi. Barakazanye yavuga ati dore ba bantu barimo n'abasirikare, mubacunge neza. Nibwo babaje ngo nyiri umwenda ari hehe, bati ni Rwangira yagiye, batari ko hari ise. Ubwo nibwo bahagurutsaga ise witwaga Bahutu Laurent, akaba se wabo wa Vicente, bahita bamujyana kuri Vicente ngo anywe amaraso ya Vicente, nyine kuba bari bamaze kumukubita isasu ariko ubwo twese twaguye muri koma, turimo turareba gusa. Babwiraga rero ati umujandarume arababwira ati urugero murarubonye, nta kindi cyo gukora. Bakubise irindi sasu arikubita Bahutu agwa hejuru, ubwo bari bamusunitse ajya kunywa amaraso y'umuhungu we, bamukubise isasu amugwa hejuru. Umuhungu wa Berese wabo amuguye hejuru, rya sasu rya kabiri ryabaye nk'iritubereye ubutabazi, kuko bari kubise twabonye nta bundi buzima buhari, twese twahise duhaguruka twirutse, n'abahutu bafite ubwoba nabo batwirukamo, abahutu n'abatutsi twese turivanga turiruka. Urumva rero ko ntabwo byaboroheye, abajandarume bakomeje kurasa hejuru, kuko kuturasamo ntabwo isasu byari biborohere kugira ngo rireke gufata umututsi, rireke gufata umuhutu rifata umututsi. Isasu kuvangura ntabwo byaboroheye, bakomeje kurasa, natwe dukomeza aho turiruka. Bamwe biruka basubira mu mago, abandi biruka bajya kwa padiri kuko benshi bari impunzi, bake biruka nabo bagana ku Kagera kugira ngo bambuke bajya muri Tanzania, kuko kuva hano kugera ku Kagera harimo ibirometero birenga 50. Nuko ubwo rero twaragiye twese, uko twirutse hari bake twagonze, abandi bafite intege nke b'abasaza, ndetse n'abari bato twakubitaga ibikubara bagahita bikubita hasi. Abo nibo za nterahamwe zafashe za ntwaro zasigaye zihondahonda, basigara bica abo ngabo abatutsi. Bamwe bake bashoboye gusigara aho ngaho, benshi bari benshi, ariko abo nibuka amazina yabo ni bakeya, ntabwo barenza na 12. Ariko abandi dutaburura nyuma yaho tuje kubatabura kugira ngo aho bari babatabye muri icyo cyobo cyari hafi aho ngaho, twakuyemo imibiri y'abatutsi 47. Kumva ko abo nibo twamenye bashoboye kugwa aho ngaho, babyiciwe aho ngaho ku kanya. Ubu rero twaragiye, bamwe basubira kwa padiri nk'uko nabibakubwiye, abandi basubira bambuka bajya Tanzania, nubwo bitabashobokeye,
nanjye ubwo rero ku giti cyanjye niruka nsubira mu rugo njya kureba umugore n'abana ko nari nabasize mu rugo. Mpageze nsanga umugore nawe bamaze kumva ayo masasu, n'abaturanyi bose bahita bazamuka bajya kwa padiri, basangayo abandi izindi mpunzi zose zari zahahungiye. Nuko nanjye narazamutse njya kubashaka. Mpageze ntabwo ikoza ntabwo nashoboye kubabona, ntabwo byanyoroheye kubabona. Muri uwo mugoroba ubwo nakomeje gushakisha biranga burira, bwije bwira ntababonye, kuza nanjye mu mahoro aho kimwe n'abandi. Hanyuma bukeye mu gitondo nakomeje kubashakisha, ariko ntabwo byari byoroshye. Nawe murumva abantu bahari habaruye 35 ndetse n'abandi bagiye biyongeraho baturuka hirya no hino, nabo bavuye mu giturage bari bamaze kugera muri hafi 40 gutyo. Nakomeza gushakisha, nyuma yaho rero nibwo naje kubabona, mbabona ariko igihe kigiye interahamwe zimaze kuba nyinshi cyane, zimaze kuba kubwo atari nyinshi. Nibwo rero ndi gusa n'ugasohoka no kuba ari imbere mu gikari kwa padiri, ubwo naho twahise duhura n'abo baje kwica izo nterahamwe. Nibwo nabona ubwo Gacumbitsi yahageraga, wayoboye muri komine Rusumo, nibwo yarazanye n'interahamwe nyinshi zaturutse uko bazampunzi zari zaje ziturutse Rwamagana, ziturutse Kabarondo, ziturutse Kayonza, ziturutse muri Mugesera izaza, bari benshi baturutse muri komine zitandukanye na Zikira na Rusumo. Niko nanone za nterahamwe zari zaje zibakurikiye ziragota, kuko muri abo baturutse hirya no hino cyabakubwiraga nk'abayi Rwamagana bari baje n'umupadiri witwa Karori Gatsigazi, yari n'uwina ahangaha yavugaga n'ahangaha Gituku, ariko yabaga umupadiri yabuhereye muri paruwasi ya Nyarubitsi. Abo n'abandi bapadiri bari bazaga n'amamodoka, bazanye abandi bakaza n'amaguru, ni bari benshi cyane. Ariko impamvu twe nyine twamenyaga aho baturutse ni ukubera bamwe muri bene wacu babaga barashatseyo, cyangwa se abahungu barashatse abakobwa, cyangwa se abakobwa barashatse n'ahangaha. Niyo mpamvu bamenya ngo se abo bantu baje baturutse hehe. Nuko umunsi muri ayo masaha rero nibwo yaje Gacumbitsi yayoboye icyo gitero, araza ahageze interahamwe zaje kugota, kuko ni ibintu bari barateguye cyane. Paruwasi iri ku musozi, none wa musozi bari bagiye bakoramo amarawundi, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane niyo yageraga hasi mu kabande, ku buryo interahamwe zabaga zigose. Bari bateguye ko abatutsi bari hariya bose bagomba kwicwa bagashira. Ubwo Gacumbitsi ahageze, uwitwa Murefu yari umwarimu, ndetse n'umugabo witwa Rugegema. Rugegema akaba murumuna we yari amaze iminsi ahaye Gacumbitsi nka burumesitiri, yaramubyariye n'abana muri batisimu, bari bamaze iminsi bamushyiriye iyo nka ye. Witwa Kanyogote niwe wari wamuhaye inka, bagenda bamuherekeje. Umva ni abantu bari bamwisanzuragaho, yari umwarimu aha hose, abantu bose bari bamuzi. Ariko abo basaza bombi bagenda bajya kumubwira ibibazo byabaye muri Nyaruguru, kugira ngo bumve ko barebe ko ntacyo bamutinyaga, bagira ngo barebe ko bari babwira ko yaje kudutabara. Nibwo rero Gacumbitsi ahise yambura interahamwe umupanga yari ifite iruhande, ahita awukubita Murefu, mugire vuba batadufata nk'uko bafashe abejo. Ubwo ari kuvuga ko twafashe Gisagara nanone nabo tukabafata tukababoha. Ubwo rero ako kanya gimara gutema gutyo, yari yaje azanye n'abasirikare, azanye n'abapolisi ba komine n'interahamwe zidasanzwe. Kuko hari haje n'imodoka nyinshi cyane zaturutse Kibungo, zabona Imana, zaturutse ahantu hose, zarukira hose. Nuko baratangira ubwo amasasu bararasa, haba harimo abari abasirikare bita Bakaraveri Muhigirwa, yari umuhungu w'umugabo witaga Bendikiwe, yari yarahunze na kera, n'umuhutu wahunze wari warahunganye n'abatutsi b'inahangaha yari muri Tanzania, nawe yari umusirikare wari Premier Serija. Noneho agarutse niho ajya nko kuza gutegura jenoside, bari baramugize gereke y'urukiko rwa kanto rwa Rusumo.
ariko ubwo yari yasubiye mu myenda abo nibo bateraga amagerenade batera amagerenade bararasa amasasu aho ngaho abantu bose biracika twese turiruka ubwo uwo munsi kuri uwo bwari kuri tariki ya 15 Nyarubuye bararasa byari ko kwa kundi nari ndi gusohoka nyine sohoka mu bandi ngeze hirya gatoya ya kiliziya habaga toilette mbona nta handi ho gukatira ntajya abantu ni benshi ntabwo uri ubona uko usohoka imirambo yatangiye kuzura aho ngaho mpita ninjira mu gatoilette kari aho nako ni interahamwe yabaye nk'insingiye ikibaba yisunikira winjira mu aho ngaho n'uburengaho barakwica atizana amafaranga nkura amafaranga mu mutware nari mfite ndayamuhereza we ahita ikibazo yaramfashije umugore n'abana tujya muri ako gatoilette bakomeza kwica kuri uwo mugoroba ndetse ankingira nyuma yaho turayemo sinzi aho yakuraga ibiryo akanzanira nkahereza abana nuko ari kuri turi nta sinzi ngo arera cyangwa arirabura sinzi ngo yaturutse hehe akomeza kuturindira aho ngaho ku munsi wa mbere barica ubwo ijoro ryarageze muri iryo joro icyakubwira ko ari ibintu byari byarateguwe byari bifite sisitemu nuko buri kanya nibura nk'iminota 30 hagomba kuba hari amasasu avuze yaba arashe umuntu yaba atamurashe ariko akavuga ku buryo iyo warasaga umuntu yaratangiye kwitegura nko kugira ngo ahunge wahitaga wikanga ukagira ngo ugomba ko ari isasu rigufashe aho rero baricaga bica uwirutse abacitseho akagwa muri ya rawundi ya mbere ikamusonga yayicika akagwa mu ya kabiri uwajya kugera hasi kuko ni nko mu kilometero ukaba wagezeyo none wananiwe bagufataga batanagowe cyane ko wamanukaga n'ubwoba wamanukaga muri ayo mabuye wananiwe bagahita bagusonga nta muntu washoboye kubacika kuko ndetse aho inkiko gacaca ziziye abirega bakemera icyaha we yaravuga ati jyewe nari ndi kuri rawundi ya 4 ati jyewe nta n'uwangezeho ngo mwice ati none ngiye kwica mugenzi wanjye yaramuntanze ugasanga mbese ni ibintu ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo nitwe tubivuga gusa na ba nyirabyo babikoraga barabivuze muri gacaca ubwo rero ku munsi wa kabiri nibaho ku itariki ya 16 nibwo haje noneho interahamwe zitwa za zindi zirica abantu abari bakomeretse noneho bakoresha system hari witwa Rwanko Evariste yari avuka hano Nyarutunga yari jije perezida w'urukiko rwa kanso rwa Rusumo ubu jije perezida ko mbona jije perezida ubu urumva ko babarangije za lisansi we yari yarize umwaka wa 5 primaire ariko kubera ubugome bwe n'ubutera hamwe bari bamugize umucamanza ukomeye mu rukiko rw'ibanze rwa Rusumo we rero yari umuhanga cyane kuko ni mu bugome niyo wazanye system y'urusenda noneho bakazana urusenda ko hari mu rwibutso harimo amasekuro harimo insyo aho basekuraga urusenda kugira ngo bazaga bazanye urusenda bakazana n'urudase kugira ngo basekure bakwirwe uko bari benshi noneho urusenda bakajya barutera mu mirambo uwo urusenda ruriya yinyeganyeza noneho bakamenya ko akiri guhumeka bakamusonga n'icumu noneho kubera ko banifunze neza abari biteguye gutera urusenda bafashe na cya cyotezo cy'abapadiri cya kindi bagira gutya noneho bagashyiramo urusenda bakagenda bazenguruka mu mirambo ndetse ubu ngo barimo barabasengera barabasezera ariko rwa rusenda n'ubundi hahandi banyuze waba ugiyeho yakomeretse akisamura bakabona uko bamusonga aho rero kuri uwo munsi niho hakozwe ubwicanyi bubi cyane bukomeye kuko ni nabwo uwitwa Daniel Mukama Daniel wari wariye Simba nibwo yariye imitima y'abantu y'abatutsi yafataga icyuma akagitera agatatu umurambo aho ngaho bawishe cyangwa witiri guhumeka agahita akuramo umutima kumankuramo umwijima agahita atungira ku giti hari ifuru y'abapadiri batekagamo imigati yahoraga yaka yarimo umuriro kuko n'ubundi naho ngaho batekeragaho ko muri icyo gihe cy'impunzi ariko we yawongeje umuriro utazima akajya agenda kotsa za nyama z'imyijima n'imitima akazirya ubwo akavuga ngo
arebe ko amaraso y'abatutsi azamuhama ngo ntabwo azamuhama kuko ni urukingo arimo arikingira kugira ngo amaraso y'abatutsi atazamuhama arabarya. Ni nabwo uwo munsi interahamwe nyinshi cyane cyane ab'urubyiruko b'abasore bihagije mu gusambanya abakobwa b'abatutsikazi, yaba uwakomeretse yaba utarakomereka, bakabasambanya barangiza bakabica, bakoze ubugome bukabije cyane, bakabica. Ndetse hari benshi babamaraga kubasambanya bakashyiramo ibisongo by'ibiti, bakabatera ibiti by'ibisongo. Hari mu rwibutso twagendaga dukura mu mibiri nyine bagendaga babatera. Uyu munsi hakozwe amabi bwose bubaho, ubugome bwose bubaho bwarakozwe. Kuri ya tariki ya 16 hari haje interahamwe zikabaho mu hantu hari byose bamaze kubona ko hari abatutsi benshi bagomba kongera imbaraga nyinshi, noneho kugira ngo babice bamare. Barabica, barabasambanya uwo munsi, ibyo bica nicyo bakoze gusa. Bakeye burire nanone ya masasu akomeza kugenda arasa, ariko nanone uburinzi buriho, ntabwo interahamwe ntaho zigeze zijya. Ibyo baryaga babikuraga aho ngaho, ntabwo bajyaga kure. Bakirirwa bica, bategereje uwutwimutse gato wagira ngo yajya kuvamo. Wa muntu wanjye nanjye navuga ngo ngiye kuvamo atereka da, ntaho wabona unyura, barakwica. Nanjye namazemo amajoro abiri muri 17 nabone baragarutse bica bari basigaye kuko barabamara pe neza ubona ko nta wundi usigayemo. Nabo bagiye bafite icyizere kuko nta basigaye, ariko noneho iminuko abantu iyo bamaze gupfa mu ntanuka vuba rwose. Umunuko wari uri bamaze gukwira hariya kuri paruwasi hose, iyo nabazaga kwica bazaga bifunze cyane, baza gusonga mu mirambo. Noneho urebye n'igihe nanjye ubwo kuri uwo munsi muri iryo joro ryo kuri 17 nibwo wa muntu wanjye yagendaga akagaruka akansura, akambwira ati uyu munsi nta burinzi buhari bwinshi uze gutaha. Ubwo nafashe inzira nanjye muri iryo joro, ariko abana bamaze kunegekara pe, ndaza mvamo ndamanuka nyine nkwerekeza ntangiye kurongotana mu gihuru nyine gutyo. Ubwo ngeze iwanjye nsanga kera barashenye hararangiye, ariko nkaba nari nasize ahantu nahishe karesho, ndacana nyine nteka agakoma k'abana, ndabaha. Nsubiye inyuma gato rero abandi bose bari bagiye bajya kwambuka muri Tanzania. Ubwo nubwo ko ni ikintu cyari cyarateguwe cyane, bagiye bambuka bajya muri Tanzania, ariko bahise bazana umusirikare w'umukapiteni witwa Kapiteni Karekezi, ni mwene Batura hano Nyamugari, waho ngaho ukomoka aho ngaho, kugira ngo inzira zose z'ibyambu arazizi, nta mututsi uri bushoboye kumucika. Ubwo bazanye bateza abasirikare bamena ku Kagera, bakikiza aho ngaho. Abashoboye kwambuka ku munsi wa mbere barambutse, ariko ku munsi wa kabiri ntabashoboye kwambuka, bose babiciye aho ngaho ku Kagera. Abandi bararongotana aho bageze bakabicira aho ngaho. Ntibashoboye kugera muri Tanzania, kandi ntibashoboye no kugaruka ngo bagere n'ahangaha. Abo barabishe nabo. Wari uyoboye abasirikare yari uwinaha, yari ahazi, nta wagomba kumucika. Abatutsi bicwa batyo aho ngaho. Ubwo rero ubuzima bwanjye noneho babaye bakomeye kuri uwo munsi. Nanone bukeye bwaho nibwo rero byabaye bibi, bamaze kwica kwa padiri, byarangiye. Ubu baratangiye kwiyigishira mu giturage, kujya kwica abatutsi mu giturage aho bari abasigaye mu ngo. Twaragiye rero n'umugore tugenda tujya kwihisha, n'abandi benshi twari benshi pe. Ahantu ku ibuga ryacu aho bitaga Kankoba hari igishyamba cyinshi tugiyemo. Igitero kiramanutse cy'abanyarukira benshi n'abinaha n'abahutu binaha bari bamaze gukamirika, twari tuzi ko batabizi, ariko bari bamaze kubimenya ko bagomba kwica abatutsi. Baraje batugezeho aho ngaho, batunyuraho cyo koza, batunyuraho baraturenga ruguru. Bageze ruguru yaho aho bita Bihunyira, basanga abahutu bahagaze ku gasozi nyine barabategereje, bati mwebwe dore abatutsi mubasize hepfo aho murimo muragera, ntabwo nta batutsi bari. Jye na data wacu twari tubakurikiye tujya kureba iyo berekeza kugira ngo turebe umutekano w'abantu bacu. Tugiye tubona bamanutse biruka, nanjye twaramanutse dusubiye inyuma, bagenda turabarenganira, tujya muri icyo gihuru cyari kinini. Tujyamo
ubwo ninjira ahantu munsi y'ibuye nicukitsemo, ubwo umugore n'abana bari aho baza za nterahamwe zirabayora bakuramo, bakuyemo abantu bagera kuri 12, ariko twarimo turi benshi, ariko bo nibo bashoboye kubona bagira ngo nabo ngabo barabishe. Barimo witwa Gasangwa Donati, murumuna wanjye wari umwarimu, noneho we bamugezeho interahamwe z'umugenzi baravuga ati rero yewe bitwa nde, bati nitwa Donati, tugenda umuhutu. Noneho harimo abinahaye bari nkaye baramuhamagara bati umuntu witwa Donati no kwagomba rero muramuzi, batoya ntabwo kwagomba nanga gutyo, tubona umututsi turamuzi, baramwica witwa Mafenesirasi, umufite umupanga hano, ariko ntiyapfa, urumva umupango wageze nkaho cyo hejuru kijyaho, ariko agashobora kuvuga. We yapfuye amaze iminsi 3, nta vuriro nta kintu, ishishi zamuririye harapfa iminsi 3 yose. Bahiciye abantu 12 muri famiye yanjye. Ubwo batuvuyemo buteye, dutangira kujya kwihisha, mu ijoro njya kwihisha ku wundi muhutu, jyana y'abana, ko imvura yari itangiye kuba nabi, jyana y'abana n'umugore. Umutara kigoza aranyakira, amaze kunyakira turaharaye twicaye muri ako kazi ko yari umusore. Mu gitondo ati mujye kwihisha rero, ntaho nabona, nanjye ndabibona ntaho nabona nihisha. Turagenda tujya mu gihuru n'umugore n'abana, ubwo abandi bose natwe buri wese yagiye uko buri wese yagiye gushaka uko yihisha. Umugoroba nsubiyeyo nsanga mu nzu yinjijemo, noneho umukobwa mbere se wabo niwe babyita ngo no kubohoza, niwe yazanye, yaje kumugira umugore we. Ngeze ngo ndatungukane, nasize imyenda byo kugenda, imyenda y'abana, byo kubafubika n'ikirangiti n'umupanga wanjye nitwazaga. Arasohoka agara ku muryango ati urinjira iwanjye ndakwica. Yewe wabaye iki, habaye iki? Gatoya byarangiye. Ubwo naje kumenya ko ari mu mukobwa wanjye, na bya bintu byanjye arabinyima, ntafite n'icyo ntwikira abana, nuko ndakomeza tujya muri icyo gihuru. Mu gitondo bukeye bwaho nibwo naje guhura n'ikibazo gikomeye, njya kubona mu igitero gikomeye cy'abanyamushikiri kirahagije, abantu bajya nko kuri 200 interahamwe. Mbabonye biranyobera, nibwo nigiriye inama nk'umugabo, bose n'igihe bari banze kwica, barabanza kwica umwana, barabanza kwica umugore, se ndakora iki? Nigiriye inama yo ku ntabwo n'umugore nigeze ngira icyo mubwira, namurebye gusa ndeba abana, ndeba umugore, ndeba za nterahamwe, mbonye zigiye kongera nko muri metero 20, reka nitange banyice, yenda umugore n'abana barasigara. Ndavuduka ndiruka, nirutse barambonye banyirutseho, turiruka, ariko hafi nko muri metero nka 200 hari urutoki, rwa rutoki mba rwinjiyemo. Igihe nakarusohotsemo muri kurorwanya, nabuze uko iyo nerekeza, ariko interahamwe zimdi nabi ziranyegeranije. Ngiye gusohokamo mbona izindi interahamwe zishoreye inka, bavuye kwica ahandi, basahuye inka. Hata gato nerekeza ruguru, noneho basohotseho byo kureba Feredina, bareba za interahamwe zifite inka bajya kurwanira inka, ubwo nanjye bandabacitse. Maze kubacika, ubwo tayari narangije gutandukana n'umugore. Nabwo ntekereza ko umugore yenda nawe nyuma bamwishe, nibwo ndashaka gusubira kujya kureba hahandi namusize uko bimeze. Naho umugore namaze kuhava, mbonye nawe ahita yivana mu gihuru kugira ngo arebe ko yahura n'izo nterahamwe zimwice. Afashe umuhanda aragiye, nanjye ndagenda nsubira inyuma, nsanga aho namusize ntawe. Ubwo byarangiye bamwishe, nta kundi. Umugore yaragiye, ageze kuri bariyeri hirya hari hakurya, ahasanga umuhungu nari maze iminsi tuzanye muri bisi, amenamo kanyanga, yaracuruza kanyanga. Bamufashe bajya kumufunga, mutangira 1000, baramurekura. Ababonye abati rero abo nabice, ejo undi mugabo wanjye yarangijije, ahita amujyana kwa konseye Karamagi. Aho imodoka y'abajandarume binyuzeho, abati dore uyu muntu ko ugiye umugore wanjye namukuye, yari umuziga
bazamutendera usiga abakazi waho nyine namukuye niho ati umugore abajandarume nibo bamuhaye ngo mukuzanire nibo bazaza kumwitwarira ubwo aramushinganishije asubira kuri bariyeri nanjye ubwo rero nta bundi buzima bundi ubwo nitangira ubuzima bw'ishyamba nyine bwanjye jyenyine nzi ko umugore yapfuye byarangiye nyuma wa muhungu wari wampishe ari uri gusambanya umukobwa wanjye mbere se wabo amenya ko ndi muri ako gace k'iwabo ariko nahageze naniwe njya mu bishyimbo nyine ibishyimbo byari nka biriya ubona njyamo ndabyegura gutya ngaramamo ndaryama ntiyorose noneho uko ndi gusinzira no kunanirwa ngize gutya bya bishyimbo bivaho ariko wa muhungu we yambonye aho nihishe ajya kuzana guhamagara interahamwe byari bimaze kujya mu masaa 4 nagiye kumva numva bari kushakisha nyine bari benshi cyane numva ngo ngaka nahise nzamukana n'ibishyimbo naze hejuru bisanze mba mbonye akanya ndiruka ko nari naragiye kuvuga ngo nzatega ijosi bateme ari narabirahiye ibyo ngibyo ndiruka ndamanuka ahantu hari umusozi muremure cyane bita Kagonye hano hirya ndavuga ngo ntugupfa no gupfa bo barandasaga imyambi ntifate bagahereza imbwa yanjye aho nanjye nkayihereza ikabura ikifata kwa kundi imbwa igenda ishakisha fata nabo bati fata ngeze kuri wa musozi muremure cyane narasimbutse nabaje kugira ngo banyice reka simbuka ahantu mfi ni nka metero nka 300 ngira ngo mvuye mu kirere naramanutse ndagenda ngo nicaye ncika umugongo hano aka kagongo k'inyuma n'ubundi ku kabando iki gihe kigeze umugongo uracika itako rirakuka nizewe numva simfuye ndebye hejuru mbona bo barahagera aho kugira ngo ntabwo bakwiyahura gutyo ngo basimbuke ahubwo bakajya kuzenguruka rero nko muri metero nka 800 nahane bajya kuzenguruka ariko hakurya ni ahantu hari akabandi hameze gutya uyu ni umusozi uyu n'undi abo hakurya bati ngako induru abandi bari inyuma yanjye bavuza induru bati ngako kararyamye hasi numva ndabaye barafashe noneho icyo nakoze nabandutse aho ngaho ngenda nikurura mbona igiti cyari cyaragoye gikuze cyumye njyamo munsi ndavuga ngo basireka mfe kwirambika ariko ari kubura intege kwiruka byananiye umugabo witwa mwere kandi yari hafi yanjye aho ngaho mvuga yewe nushaka uvemo ndakuvuga ibintu byangizaga byari byinshi uvemo ndakuvuga nushaka uvemo wamba bari wa mugabo we nkishana kundi ati mvamo yewe mbavuyemo nzamutse gato umuntu undi mugabo ufite umupanga arantinya wamisha wa mugabo atoya banyice ndagenda ngeze hirya mbona inzu ya se wamwereka ndi ngo yari yarapfuye umuhuto nyinjiramo ibyatsi ninjiyemo sanga bamaze kwiciramo bicaye nk'ejo biciyemo abantu abagore 4 imirambi iraho 4 intozi zayuzuye ninjiyemo narangiye singisohotse bangeze hafi ndemera ntega kamwe uko ninjiye muri abari basuri buzanye ikirema bajya kuguramo bakabona imirambo batatu inzu y'ibyatsi barigota baritwika inzira hiye y'ibyatsi impamvu yashyaga nabi ntabwo yashyaga yihuse irahiye ngiye kubona umuntu muri utangiye gutunguka nayendaga ndaza negera hafi y'umuryango ko negera hafi y'umuryango inzu rero y'ibyatsi igiye gushya mu kugwa ihera hagati igwa none iguye nta isohora imyotsi mu muryango nsohoka muri ya myotsi ariko interango zari zagusa iyo nzu kuko bahunga imyotsi nanjye mbinjiramo ngenda mpunga imyotsi ariko uko nagendaga niruka imyenda najyaga nyijugunya byari igerekeranye ubwo nanone muri iyo nzu nsizemo indi shati nahinduye indi niyo yari imbere niyo nambaye mbanyuzemo gutyo muri rwa ruziga rwabo bako bagira gutyo imyotsi nanjye ngenda nikubita imyotsi ngeze imbere mbavonye ko bambaye bya byatsi nanjye ndabifashe byo biti imicasuka mbizirika mu mutwe
mfashe igiti cy'umwumbati ngishyize ku rutugu najya nk'interahamwe ndagenda mbahisha amaso ndagenda najya guhura n'interahamwe nkakwepa kuko bari banzi n'abantu b'iwacu bari banzi najya guhura nabo nkakwepa ndazamuka ngeze ruguru mbona hakomeje gucya byari bimaze kuba nko mu ma saa sita ndananiwe biranyobera uko ngenda ntekereza binyobera mbageze ahantu bahinze abantu bahinga rero basoreza umurima haba ari harehare noneho hari uduti twita amavumburankwabo n'uduti turanda kamanuka hejuru karamanuka gatwikira hahandi aho bagarukizaga guhinga mba nkagezeho mpita nkegura ninjiyemo mbona karamfashije nkwiriyemo basi imvura nayo biramanutse agatotsi kaba karaje ndasinzira namaramo umunsi namaramo 2 simbizi nagiye nikangura none mbona izuba imvura none iri kugwa imvura iguye nkako umuntu aba yumye rero ukuntu yabaga yumye nibwo umuntu wase tubanyanga nyine waramiyaga udutwanyanga utwimvura ukamira yamwumve ko mu kanwa hababera hashize umwanya buri birahise akazuba kaba karatse ubwo agatotsi tayari agahita kanjyana noneho yakumva numva urusaku rw'interahamwe imvura yabaga ihise rero bagahita nyine baza bambaye interahamwe ziraje ndazumva noneho nyine narakangutse ndareba ndajya he noneho barankandagira ntega kamwe nta ntege nari ngifite pe hashize iminsi ntacyo kurya ntacyo kunywa nari maze kunanirwa noneho ngiye kubona ukomeza gutyo nabaga ngaramye gutyo ndeba ngiye kubona mbona muri hagati hejuru uko interahamwe zigeze hafi zikanga inzoka yari hejuru y'ikota akazuba iramanuka imanutse nikanze isohoka interahamwe zirangica nawe sinzoka yoya amahoro nayo irangica iramanuka yinjira mu mwobo hagati gutya mu maguru yanjye yinjira mu mwobo ndategereza numva interahamwe zinyuzaho zivuga bavugisha bagiye bari guhiga nuko hashize akanya numva nta rusaku nyiri kumva nibwo nasimbukaga mvamo imbere y'ako gahuru nuko ndategereza niba numva inzoka ntawe yandiye ndakomeza negamaho iby'amahirwe rero twagiraga umutabazi wo bita imvura biramanutse iraguye muri uwo mugoroba imvura iraguye nyinshi ntakundi navuyemo njya gushaka aho hafi mu rugo hari hafi y'urutoki aho kwa Rwabukamba njya gushaka udutoki two guhekenya kuko numve ko nagira mu kanwa hagira hazamo utuntu nuko ndi kureba gushaka utwo dutoki ntera amaso nyine hakurya y'iwacu mbona mu matongo kwa sogokuru haracanye ndabase hari habaye iki bingira ikibazo ubwo nagize amatsiko yo kujya kureba ndagenda mpageze ndabanza kwitegereza mbona umugore arahari mbona mama mbona baramu banjye hari abantu bagera kuri 150 abagore ariko n'abana ndabase nimbabwira ko ari giye kandi bazi ko nahiriye mu nzu napfuye barihukana aho ndi buvugane nawe nuko ariko bimbonye byanze bimaze akanya nditekereza nibwo nabigize gutya nawe yemwe nimwikanje nije Fredina bati marika bati Fredina wahe bati ni Fredina bati Fredina yarapfuye nigiye ndahari aravuga urumva nka mama yahise anyumva umugore yahise anyumva nuko ndaza hageze nikwambye agafite rero bati uri hoda wayipfuye se uzuzute ntimureke ndacyareba nta kibazo nuko bagiye gushaka utuntu two kumpa hari utuntu two bito imyungu nitwo bari batetse baranzaniye kurya ariko byarananiraga ntabwo nagishobora kurya ariko mpfa kunyungutaho abandi bati rero ugende
kuko nuguma aha ngaha interahamwe ziza hano zishobora kuza hano zikagusanga zikaba zakwica, kandi nuwongera kuza ntukajya uza gutya, dore ujya ujya hariya n'ubusanga usanga twagushyiriyeho ibyo kurya, kuko narabikoze koko bikoze ubwo nahise ngenda njya gushaka aho nihisha, mu bukeye ndagaruka nanone nsanga abantu nagiye bashyiriyeho utwo kurya, ndetse baraza banandebaho tuvuganaho bati rero interahamwe dore bari aha ngaha hafi baje kutureba, n'ubu dore barahari baje kureba ko hari umugabo uri buze kugira ngo babone uko bamutega bazamwica. Yego, ku munsi wa kabiri ntabwo nongeye kujya kwihisha kure, nihishaga aho hafi. Ubwo mbageze gutya mbonye n'undi mugabo data wacu, tuba tubaye babiri twamuhundi. Noneho yeza nko mu masaha 9 ubwo uwitwa Rugamba uwo nguwo kera yari yararwaye bwaki, abasaza bacu bamujyana mu biraro by'inka bakajya mu kamera umuhondo w'amata bwaki irakira, ariko yari interahamwe ikomeye mbi cyane, yari murumuna wa Daniel ngo Simba waryaga imitima y'abantu. Nibwo rero yari afite inka hafi nka 200 zo yagiye asahura z'iwacu. Nibwo noneho abonye abo bakecuru ahantu nari nihishe n'uwo data wacu, ahita azabwira uwitwa Ngendahimana Yohani bakunda kwita Mesumari, bari basangiye izo nka. Avuga ati rero nubwo turi aha iwacu hitwaga Kankoba, aba Kankoba bose bari hano, izi nka ntabwo tuzazi batungana, kandi murabona n'inkotanyi ziratwugarije, bazaza bazaduteza bene babo bazatwica. Nibwo rero yamugiraga inama ati genda uhamagare izindi nterahamwe bagenzi babo. Ngendahimana ngo asigara mu nka ziragiye, undi ajya guhamagara abo bita aramwe ati genda ubwire abapatrisi babira amahire babwire bose bamanuke baze tujye kubica. Turumva tukarwana kureba uko twavamo ngo tujye kubabwira bikatunanira. Sinzi uko rero interahamwe zari zimanutse, Mesumari agiye kubatekerereza uko bimeze, kubabwira uko ariko yohereje abajya kubarinda. Noneho ubwo cyo nakoze nahise niruka mu data wacu tujya kubabwira ngo bahave niba batatane ku buryo babica akagira usigara. Nibwo rero ntibyakunze, nagiye kuhagera n'uwo data wacu usanga interahamwe zahadutanze ziri kubarinda, nuko ntabwo byanyoroheye. Nahise nurira igiti kimwe cy'avoka cyari aho ngaho, ndacyurira, baraza barabagota barabica. Aho ngaho hari na data wacu witwa Muhire Noheli, interahamwe zari zaramutemabuye, abo bakecuru baramuzana bamushyira aho ngaho bamubakira akazu k'ibyatsi bamushyiramo kugira ngo bajye mukanda ibikomere. Noneho bahageze nabo baramusanga, bari bashyuhije amazi yo kuza kumukanda. Ayo mazi niyo uwitwa Rugamba yafashe akajya ayamumenaho yataka, akayamusuka mu kanwa, kuburyo ayo mazi ashyushye niyo yamwicishije. Noneho uko ibyo nabirebaga nari muri ako mu giti cy'avoka aho ngaho hafi aho ndi kubireba. Umwana wanjye umwe niwe bagiye gufatana bati mumbabarira rwose ntabwo nzongera, kugira ngo hari icyaha yabakoreye. Bahise bamufata mukupita ku gikuta cy'inzu bari barayisambuye, ariko ubwo batangiye guhondagura nyine bica abandi. Umwana arataka ahita amunaga, ahandi hose kurari bakubitamo umuriro muri bya byatsi, kakazu karashya, ubwana bwinshi mwo babunagaga bugahiramo bamaze kubonegekaza. Ubwo muri ako kanya nahise mbaye nkuhumye, narankaniwe ariko ntabona. Mu masaha 9 bishyira saa 10 bigenda kubona ubwire buza burimo mabaye nk'ikigoryi. Babica barabarangiza, imyuka yabo batwikaga nyine narwa rusako rw'abana bitarumwinjiramo ku buryo n'ubu ngubu iyo ndi kubivuga mu ndi kubiganira
aho wa mwuka mpita mwumva w'imibabwe uko babatwitse umwuka wabo uhita uzamo ndamita ugaruka nuko barabica barabarangiza nigeze ko bigeze nijoro nibwo nagize gutya ntibuka nuko ndi mu gihuru nabaye nk'umuntu utambuka gutya ntambutse nk'ujya kugenda mba ndamanutse nikubita hasi wa mugongo wanjye nanone wongera urakuka noneho ubwo mbese mbaye umuntu udafite aho ari udafite icyo ari cyo na data wacu twatandukanye ntasibwo nagiye nigangura muri ibyo bihuru baracyankomeza kwihishahisha ubwo ndabona naho sinongeye kwasubira byari birangiye ndakomeza ndihisha ariko hakaba umuhutu witwa Ruberi njya kubaza amakuru nimugoroba uko byagenze bakambwira abapfuye abenshi bicwaga mbareba abandi bumva n'abambwira uko ejo aho bazahigira nuko rero yarambwira ati abantu bose babamaze abatutsi bose babamaze bazi ko ari wowe bamenye ko none utahiriye mu nzu barakumenye kuriho ubu niwe ejo tuzahiga tugiye kuri segiteri mu nama sinzi aho uzajya iryo joro ntaraye ndazenguruka ahantu hose nkashaka aho nihisha bikanga noneho ngeze ahantu bita Bihonyera cyari bimaze kuba mu masaha 9 z'ijoro ngera ku giti kinini cy'umuvumu ndebye hejuru mbona gifite ibishibuka nibuka ko badata bajyaga baganira kwa umusaza hano umugabo hano witwaga Kangaho ko mu 59 abaparikomanda baje bamuhiga baza kwica ariko we ngo yari afite imbunda sinzi ukuntu yari yarayibonye yari yahawe n'abapadiri noneho abonye baje ngo yorira igiti n'imbunda ye cy'ikivumo abandi icyo twita igitombo abandi bakita ikivumo bakabamo n'imbunda ye noneho ya mbunda abaparikomanda bakaza bagapima na binaco bakamubona bari rekoguteri bakamubona ari mu ishyamba bakuraho bagashaka ishyamba kugira ngo bamurase bakaribura ko nibwo nigira inama ndabore nagereka mbe nka none bukiye muri za 90 Kangaho yari inanga nyine by'abana tuganira nyine turimubaza abituganira nyine uko yagiye mu kivumo abaparikomanda bakamusigamo akabacika inyuma yaho akavamo ndetse agahunga akigera muri Tanzania n'ubwo twaganiraga n'abariho aba rero ubwo umutima ariko wakoraga nk'imashini ubwo nta kindi nahise nkora nahise nurira cya giti cy'ikivumo ndagenda nipimamo kuko ngeze usanga gifite amashami 3 noneho ishami rimwe ndishyira imbere nishyiramo ukuguru gutya undi nkegama cyari igiti kinini ariko gifite ibishami yegeramo mbegeza ahantu heza cyane ubwo no gusinzira nuko icyo giti nakibayemo iminsi itari munsi nk'itatu ngira ngo ariko uretse umuntu atamenya kubibara neza nuko nta kinini nabayemo icyo giti bwo n'amahirwe yanjye niko Imana yari yarangeneye ko ariho nzarokokera no gutegereza umushinga wa Kangaho nawe yambereye ingoboka nuko rero mbaye muri icyo giti ngiye kumva numva amasasu menshi cyane ndetse none nanjye yaragiye kunyicira muri icyo giti hamwe akaza akakubita kuri icyo giti hamwe ari kuza ngana ndasubirayo naho n'intera hamwe ziri kurasana n'inkotanyi hari numva bavuga ngo simama muhakarare numva nta kinyarwanda bazi pe ndabaye bari abantu ntabwo ibyo byose ntabwo ari bo kwa Habyarimana ntabwo nabumbura uburyo namenye ibyo ari byo nibwo mumaze kwira nagiye kureba noneho wa muntu noneho bajya kumpa amakuru ariko yampaga amakuru yambwira ariko ntuzapfa wowe igihumura ntuzapfa ariko yari amaze iminsi yarambuze nawe kubera yari yamburiye ntabwo yari azi iyo nagiye ndagenda mpageze asanga nawe arimo aragaruka hari umukobwa we yari yarahishe bageze mu nzira bahunga inkotanyi basanga batemerewe kugenda babonye batemerewe kugenda bagaruka n'uwo mukobwa mba tubashaka kwitangira niwe wampaye amakuru
amaye amakuru atereka ati ibyo nakubwiye ati inkotanyi zahageze ati zahageze ati urakize nibyo ati ngo turi aho ngiye kubona umuntu nawe wundi data wacu bari yarabuze abaraje turacanye turateka noneho mu gihe tugiye kurya haba mukuru wanjye nawe ariko ubwo gihe ndi twabaga turi hanze ducunga abaza kudutera ngiye kubona mbona mukuru wanjye nawe araje tubaye batatu nawe wundi wa kane naho umugore ukobwa wa gatanu ubwo hari undi umugabo witwa Kiza nawe yari yatemye ibitoki byacu biyenze imitobe tubaye benshi turavuga ngo reka tushakiye kuzana n'umutobe tugusomera ibiryo tujya twajubaho umutobe turazana turarya turanywa nuko mu gitondo rero nibwo twagiye gusanga inkotanyi zari kuri segiteri turahaza ndako twaye abantu bashize neza birumvikana imyaka imezi yose twari tumaze nako bane ngo ni iminsi ariko tukabona ari nk'imyaka tutarya turaje twageze tugiye kujya kuri segiteri dusanga inkotanyi zaduteze bahita batugota bari bazenda ko ari intera hamwe n'ubundi zibateye tugose babateye nta kindi byacu birarangiye noneho tugiye kubona tubona batubajije murabajyayo muravayo n'ibiki ntabwo rero twebwe twabaga mu gihuru none twumvise ko habonetse abadutabara nibo twari tuje kureba niba ari mwebwe niba ari inkotanyi niba ari abandi basirikare ntitubizi turabona bamwe basirikare ko aho kugira ngo twicwe n'imihoro twicwe n'inzara yigiye kutwica tuje kureba niba ari abadukiza mudukize niba ari umutwice mutwice arabaza ariko ntawe kuri ibi bahitaga babibona nyine abantu batarya batagira gute babaga mu gihuru twivuye mu gihuru twebwe inkotanyi barambajije abandi bari he ntabwo nzi rwose iyo niberaga mu giti sinzi abo nibo baje bansanga none nanjye bashobora kuvuga abandi ntabwo bari bavuze ibyo bavuga nuko tuhaza tugeze kuri segiteri tubuze ikintu cyabateye ubwoba nuko nabo nahageze ahasanga umuntu witwa Nsengiyumva mwene Bagaruka w'interahamwe ariyo yari yabaye cya gitero cyishe Gasangwa gitangira nsanga aho barasaniye nawe bamurashe ko nabasabaga nese mwambabariye uyu muntu ntari butwice atewe tuyunguye bati yapfuye none se niba yapfuye mwambabariye niba nkakubitaho n'umugeri ahubwo kugira ngo ni ibintu byo gukina nyine ngo ndimo mbatega kubita namuteye umugeri ndamukagara nyine kubera umujinya n'igihunga n'ikiri mu kubaza abantu baho bateye umuntu yarashize koko nuko turagenda batujyanaga mu nkambi hano abantu ujya mu nkambi iyo bari bashyizeho kuri komine Rusumo mu nkambi ya Karambi hari metero 15 nuko turagiye tujya mu muhanda tugenda ariko nta ntege n'imirambo mu nzira batutsi aho bagiye babikira ariko turagenda tugeze Nyakarambi niko rero batangira gufata abana bajya mu gisirikare none bafata abana bajya mu gisirikare nkumva najyamo abasirikare bakanga kubera ko babona uko meze batari kuwa gasaza we bagiye no kumwanditse nkagiye imodoka ya mbere iragenda iya kabiri iya gatatu ntabwo niriwe mbasaba nagurukiyemo batabizi ko rero bagasiba nubwo baravuga ngo n'abasirikare ariko numvaga se abantu bazangaza intera zaze zinyicira ahangaha reka ngende nibona nanjye nafata imbunda nibura nkazaza nkikiza intera hamwe nanjye uko ngende tubikanze twageze nayo turi kumwe Kibungo barandika bati n'ubundi ko ari bupfane uri kwiyahura nakazi kinagwa ku mafunzo azahabwe niganye umujinya mwinshi cyane nzi ko bari bumva imbunda nayo nibura nkagaruka nyarwaye nkagira icyo nikorera ariko ntabwo byashobotse baranyigishije banyereka ko bidashoboka ahubwo jewe banyereka inzira yo gutabara abandi batutsi bahigwaga nibwo nagiye twizeye icyumweru kimwe ubwo tuba dufashe imbunda nyine ngenda ahubwo najya ku rugamba nkahita mbona abandi batutsi ntabaye
ngenda mbohora abatutsi niba ngo zari zagose gutyo gutyo, noneho babandi ndi gutabara ahubwo banyongerera imbaraga bituma nanjye ngira morale, wa mugongo wari wacitse utangira kugenda ukira, ntabwo nongeye kumenya ibyo ari byo. Nuko tujya ku rugamba kuva genda atangira urugamba nawe utangira izaza, turakomeza mu Bugesera, Gitarama, Butare, Gikongoro, Cyangugu. Nuko nanjye ubwo mba ngiye nubatswe mu buzima no kugenda ntabara abandi batutsi bicwaga, binyongerera imbaraga zo kubaho. Muri make rero ubuzima bwanjye buza kuba ubwo mu gisirikare maramo 94 kugeza muri 97 zamvune n'ubusaza biragarutse, nibwo basezeraga mu gisirikare bitewe nanone n'imyaka n'imibereho, babona imyaka yari imaze kuba myinshi no gusaza bigaragara nyine umva kwa kuba mu mashyamba mu bihuru nihisha, ngiye ku rugamba narushije gusaza, basubira mu buzima busanzwe. Mu 97 nuko ntangira ngaruka hano i Nyarubuye. Nageze kuza ubuzima nanone bwakomeje kumbera ubundi, nzira y'umusaraba irakomeza. Narahageze nshatse umugore twarabanye, yabyaye umwana wa mbere ko nawe twabanye ariko kajorite bari baramutema, interahamwe zaramutemye, kuko uwanjye wa mbere n'abana bari barishe barangize incike. Nabyo bimbabaza cyane ko bangize incike nkiri muto, mfite imyaka 36, numva ari ibibazo. Ubwo wa wundi ishatse wa kabiri nawe amaze kubyara umwana afite amezi 6, umwana arapfuye. Noneho mpita njya munsi yaho narindi, ubuzima wabaye bubi, ngira turuma ihungabana rimeze nk'ibisazi neza, mbabaye umusazi. Ntabwo navuga ngo narahungabanye, ahubwo nabaye umusazi ukabije. Noneho ubwo buzima nabwo mbubamo kuko nabubayemo igihe kingana mbana n'umwana hano turi kumwe naho dufatiye ibiganiro, nabagamo nawe n'umwana wanjye w'amezi 6, nanjye nawe turi babiri gusa. Ntashobora gutekereza abandi bantu. Nuko ubuzima nabumazemo imyaka 5. Umwana namushyiraga aha mu gikombe cy'amata, noneho nanjye mu kabari afata icupa ryanjye rya mitsingi, nanywaga byeri izo zantungaga imyaka 5 yose. Noneho nyuma y'imyaka 5 mbana n'umwana gusa, kuko numvaga nta wundi mugore nashaka. Kuva mbere ya Jenoside yantwaye umugore n'abana, nshatse undi ngo yenda yagira icyo amfasha, arapfuye. Si umwana, umuntu nimushaka akazaza mfatira umugore nabi, umwana nabi, nzamumerera nabi, bivaho. Nyuma yaho rero haje kuza abantu bashinzwe ihungabana, baje bashakisha nyina bacitse ku icumu, bageze kuri komine Nyarubuye, hari komine Nyarubuye nyine yari imaze kujyaho, bavuga ngo hariya ngo mujye kubaza ngo Fredina ngo yaba ari ubizi. Niberaga mu kabari, baraje bangezeho batangiye kunganiriza, baraturutse muri Avega, nabo babona ntacyo mbita, ariko nabo bangurira agacupa ko babonaga ariko mvugana nabo neza. Nuko batangira kunyigisha, ariko barangije bagiye gusoza abantumira mu nama Rwamagana, basigira n'itike, tuzaze rwose dufite inama nk'abantu bapfakajwe na Jenoside, tuzaganire. Numva bibaye byiza njyayo, ariko nagerayo bakamimenya
bakangurira icupa ryanjye tukaganira ariko ndi kunywa n'agacupa, nuko ariko batangira kunyereka ko inzoga ari mbi, naho itabi ryinshi bakanyereka ko ari ribi, ko bitazanyemerera kugurira umwana kandi ninywa itabi n'inzoga. Buhoro buhoro ngenda ntangira kugira ubwenge, bigenda bigabanuka, nanywaga amacupa 30 ku munsi, ntangira kunywa nka 5 amacupa ya mitsingi ya byeri, ntangira kunywa nka 5. Buhoro buhoro bakomeza kumba hafi cyane, nuko nyuma yaho rero ngize amahirwe, nibwo murumuna wa mugore wasigiye umwana wapfuye yaje kunsura, areba ukuntu nabaye, angirira impuhwe, mbe tujya muri gahunda zo kubana. None ni impuhwe ariko yangiriye kuko nari narasishize cyane. None tubanye babane byanama babakangurambaga bihungabana bambaye hafi ntagira kugira ubwenge. Ubura batwaye inda, ababyaye mbangiza ubwenge, mpita mpagarika ngira Imana. Sinari mu kabari, nta sinzi uko byagenze, ni Imana yakoze ibitangaza. Nari mu kabari, umugore yabyaye nawe guza inzoga naguriye abantu bose ariko numva muri gihe hajemo kureka inzoga, tabasi kuko abantu naguriye bose basinze batashye, nicyo usigaye mu kabari jyenyine. Na nyirakabari arimo aranyima inzoga, ubu ndi mu biki? Ndeba twa tuntu tuzamuka mu nzoga, twitegereza, mpita mpaguruka ndataha, ndabanza ubaye ndakuretse. Ndaje ndayiretse inzoga mu kabari, ngeze mu rugo, ahubwo nanone ngiye gusenya urugo. Naraje kubera wa mujinya, ndaryama mara iminsi 2 ntarya nkanywa. Umugore nawe ati ndanaho nanjye ibi ni iki, umuntu agiye gupfira hano? Nibwo mbajije rero arira, ati ndimo rero nta kindi mfitanye, nta kibazo mfitanye nawe, ahubwo ugiye kuba ngifitanye n'inzoga. Naritse inzoga. Wareka inzoga se ntugujye nturye ntumwe? Ntikiri ngifite umujinya wabyo. Ambona nawe ngiye kwitera ikindi kibazo, nuko ubwo mpita ntangira kuvuga, ntangira kujya mu buzima busanzwe. Inzoga mbanyeretse gutyo muri 2002 niho nayiretse. Ubwo rero nibwo natangiye gutekereza ko mfite urugo, nibwo natangiye gutekereza ko nashatse umugore, ko ntawe tutangiye kubyara. Muri make Imana ihorera ibitangaza, ndabyara. Wa mwana umugore yansigiye, uwo mugore tubyangira abandi bana 5, ubu mfite abana 6 n'umugore. Ubwo haje iby'ibi, ndetse mba perezida w'inama rusange y'igihugu Gacaca, nyobora umurenge wose. Mbona ibintu biratunganye, muri abantu batangiye kunyizera, ntorewe muri za njyanama, kujya muri njyanama, muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Muri make ubuzima bwongera burakomeza, bwongera ubuzima. Ubu nubwo nshaje ariko mfite abana 6, umugore. Biragoye yego kuba uri umusaza, kurera biragorana, ariko hamwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, leta yadufashije kujya mu murongo mwiza, umutekano wari, imibanire n'abandi byakomeje kunyubaka. Muri make ubu uyu munsi wa none ndumva nta kibazo kindi mfite, uretse ibi bijyanye n'ubuzima gusa busanzwe. Umuntu aba atagishoboye uburezi ngubu ku bana, nicyo kibazo cy'umuntu aba afite gusa. Nibaza biri kunjajisha cyane, nzabarera nte? Imyaka yanjye yarangiye, bizagenda biteko bamaze gukura. Ngubu umukuru afite imyaka 22, umuto afite imyaka 6. Ndaho muri make ubuzima bwanjye muri jenoside, nyuma ya jenoside kugeza ubu, nuko nguko buhagaze. Bakoze.
mu gisaka cy'imigongo icy'igihunya n'icy'imirenge bari bahuje, ariko sindabona jenoside yabereye i Nyarubuye. Ni ubunyamaswa burenze iyo nabonye ahandi.